banyarwandakazi ibintu byakomeye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umuherwe Rugumi akomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko asa nk'uwaretse Mutesi Jolly, hanyuma akaba ari guharara cyane Alia Cool muri iyi minsi. Uti byagenze bite none iki giye gutuma mvuga aya magambo ameze gutya? Ku munsi w'ejo Alia Cool yagize gutya apostinga post nshyashya, amafoto mashyashya ku mbuga nkoranyambaga ze. Ubwo ndibanda cyane kuri Instagram cyane kari naho bibera ibi byose. Nyuma rero yuko Alia Cool apostinze post nshyashya, Rugumi Said yahise ajya muri commentaire, yarangije ahita yandikamo ati my love. Abantu benshi batangira gukomantinga, hari benshi cyane babivugaho byinshi bitandukanye, ndagira ngo nabyo tubigarukeho. Hanyuma nyuma yaho nibwo Mutesi Jolly nawe yaje kugira gutya akajya kuri account ya Rugumi Said agahita akora unfollow. Kandi twibukiranye ko mu bihe byashize nabo bari bafollowingana cyane, ndetse no muri commentaire basubizanya, ndetse Rugumi Said ashyiramo udutima twinshi cyane. Urumva ko aka kanya ubu tuvugana uwitwa Mutesi Jolly yagize gutya akora unfollow, kandi mu cyumweru gishize, mu minsi ishize mike cyane rwose yamufollowingaga. Yewe dore ko na Rugumi Said ubwe yafollowingaga account ebyiri, afollowinga company ye ndetse agafollowinga na Mutesi Jolly. Nyuma yaho rero aza kugira gutya arekera gufollowinga Mutesi Jolly, atangira gufollowinga Alia Cool. Uyu muherwe rero Rugumi Said ahantu atangaje cyane, yahise ajya kuri post zose za Alia Cool agenda ashyiraho like ndetse akora na repost. Dore ko iyo winjiye kuri account ya Rugumi Said ukajya muri repost, account yagiye akoreraho repost, wagira ngo ni ya Alia Cool yimukiye kuri account ya Rugumi Said. Ibi rero byose nyine Mutesi Jolly nyuma yuko abibonye ko bikomeje kugenda bicishikana ku mbuga nkoranyambaga, yahise afata umwanzuro wo kurekera gukurikirana umuherwe Rugumi Said. Bikaba binavugwa ko rwose baba batakiri mu rukundo. Wakibaza uti se byatewe n'iki? Niki kiri inyuma y'ibi ngibi? Ubundi byatangiye bite? Ndagira ngo tubane neza muri iyi nkuru akantu ku kandi, nta kintu na kimwe dusimbutse. Ngo wayikaze kuri Admount New. Ndagira ngo duhere aho byatangiriye byose. Ku munsi w'ejo nibwo Alia Cool yagize gutya ajya kuri Instagram ye yipostingira amafoto ya nyine atandukanye nk'uko bisanzwe, nuko abantu bateraho comment nyinshi zitandukanye. Ariko Rugumi Said nyine aratungurana cyane ubwo yaje agaca amarenga cyangwa se akabyerura akavuga ati my love. N'ubutumwa bwahise bwakirwa cyane n'abantu benshi batandukanye, hanyuma bagenda bakomantinga cyangwa se bareplyinga Rugumi bavuga bati here we support love. Abandi bati rwose binisawa cyane, mu gihe abandi batabyumvaga, dore ko abanyarwanda n'abari benshi bamutera comment. Rero comment nyinshi zari zisubiza Rugumi cyangwa se message ya Rugumi, dore ko abantu benshi bagiyemo hanyuma bakajya banamentioninga Mutesi Jolly, bakamumentioninga bavuga bati ngwino urebe ibintu Rugumi Said ari kugukorera cyane. Ati twari tuzi ko ari we mukundana, dore ko byacicikanye cyane mu ntangiriro z'umwaka washize, ndetse binavugwa na benshi cyane umwaka wose, hafi wose 2025 bagiye bavugwaho cyane. Bati rero Mutesi Jolly ngwino urebe ibyo Rugumi Said arimo aragukorera cyane, ubu ngubu yagiye ku rundi rukundo. Ibi rero ntabwo abakoresha imbuga nkoranyambaga gusa babigarutseho, dore ko n'ibinyamakuru bitandukanye byagiye bibigarukaho bavuga bati uwitwa Rugumi Said yashiye amarenga cyangwa se yemeje ko ari mu rukundo cyane na Alia Cool, dore ko yagize gutya kuri account ye akandikamo ubutumwa bukomeye agaragaza ko ari urukundo rwe. Ibi ngibi Alia Cool ntabwo yigeze abisubiza, ariko muri comment zitandukanye zabanje mbere yuko iyi ngiyi iza, aho twagiye tubona Alia Cool amusubiza. Nyuma rero y'ibyo byose, nyuma yuko agize gutyo akandika iyo comment ikavugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, nahise mvuga nti reka nsubire kuri ya account ya Rugumi Said. N'ubundi ngira ngo murabibona ko akurikirwa n'abantu 8,000,000 zirengaho. Ahangaha rero iyo ugiye kuri repost, ahangaha nyine kuri za account cyangwa se post wagiye ubona ukazikunda, ukagenda ukora repost nawe zikagenda zijya kuri account yawe, usangaho amafoto menshi cyane ya Alia Cool agaragaza ko rwose yamwishimiye cyane, ndetse n'amafoto ye menshi atandukanye akagenda ayakorera repost. Ibi ngibi byagarutsweho cyane mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu benshi bagiye babigarukaho. Hanyuma rero wajya no gusacinga mu bana followinga, ugahita ubona ko yifollowingira ya company ye ndetse na Alia Cool gusa.
Ibi ngibi rero nkibibona byahise bintera kuvuga nti reka nsubire gusura ya account ya Miss wacu Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 ndebe koko niba nawe yaba agikurikirana Rugumi Saidi, dore ko Rugumi Saidi yagize gutya akarekera kumukurikirana, ubanza na comment yagiye amutera cyangwa se n'ama like yagiye ashyira ku mapost yagiye atandukanye yakuyeho nta wamenya. Nahise mvuga niyo reka ngiye kureba kwa Mutesi Jolly niba koko yaba followinga Rugumi Saidi nkuko yamufollowingaga mu minsi yashize, nkijyaho nsanga follow yamaze kuyikuraho cyane kera nk'ejo cyane. Urabona ko umuntu Saidi afite n'umwe w'umufotographe, hanyuma abandi ba Saidi bose nta abandi kabisa mu bantu 1,000 ngahe afollowinga yifollowingira Saidi umwe w'umufotographe, naho Rugumi rwose we ntabwo wamusangamo. Nyuma yo kubibona gutya rero nahise mbona koko atari nanjye wabibonye gusa, dore ko n'ibinyamakuru byinshi nabonye ko byahise bitangira kubyandikaho bivuga biti uwitwa Mutesi Jolly ntabwo agifollowinga cyangwa se ntabwo agikurikira Rugumi Saidi. Nyuma y'ibi byose bimaze iminsi bigenda biba cyangwa se bivugwa binavugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hari abantu benshi rero bakundaga kubona Rugumi Saidi akundana na Mutesi Jolly, dore ko nabonaga ko hari abantu babyishimiye cyane iyo Mutesi Jolly yapostingaga post yari yose kubona muri komanteri abantu benshi babigarukaho cyane bavuga bati rwose hano rukundo bashyigikiye cyane. Nabonye abo bantu rero bari bishimiye urwo rukundo rwa Mutesi Jolly ndetse na Rugumi Saidi, bagira batya bajya kumutera comment kuri ya post ya Aria Cool bavuga bati niki gitumye ureka Mutesi Jolly hanyuma ugasanga Aria Cool. Yewe banamubwira bati ntabwo waduteye ngo ati bose ni beza ariko byibuza bakaba yigumana Miss wacu, dore ko yaniteje imbere mu minsi ishize yubatse inzu idasanzwe cyane, bivugwa ko yamutwaye arenga miliyari n'ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko siwe gusa, mu bihe byashize Aria Cool nawe yigeze kugira gutya yubaka inzu y'akataraboneka, bivugwa ko nawe yamutwaye miliyoni zigera kuri 500 zirenga. Yewe iyo nzu ikaba yaranavugishije abantu benshi cyane, banavuga bati Aria Cool we afite business nyinshi zitandukanye, afite amaproje menshi atandukanye akorera mu gihugu cya Nigeria, yakinnye filime zitandukanye zagiye ziba filime mpuzamahanga, dore ko yakinnye filime zikomeye ku rwego rwa Afurika. Rero ibingibi byose bikomeje kuba hari abantu nabonye batabyishimiye bavuga bati Rugumi Saidi rwose ntabwo wabidukora, ibintu ntabwo wabidukora, ntabwo Miss wacu wamureka. Gusa ntabwo ari bo gusa, hari nabo nabonye nyine babyishimiye bavuga bati Aria Cool kabisa ni ibintu bidasanzwe ko bukundanye n'umuherwe nk'uyu nguyu ukomeye ufite company icuruza intwaro ukorera muri Tanzania, ni umuherwe ukomeye cyane. Tekereza nawe kuba kurikirwa kuri Instagram n'abantu barenga 8,000,000 kuzamura, n'abantu batari bake, n'abantu benshi cyane, dore ko naha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe dufite ukurikirwa n'abantu bagera kuri abo ngabo. Reka abandi babusanga ari muri miliyoni imwe na magana, nta muntu uragera kuri miliyoni 2 ngazamuka agere kuri miliyoni 8. Rero urumva ko Rugumi ni umuntu udasanzwe, ni umuntu ukomeye, ni umuntu wahatari ari muri Tanzania ndetse no mu bihugu bindi bitandukanye byose, n'abantu benshi bakenera nyine ibijyanye n'ibyo akoramo cyangwa se ibijyanye na company ye. N'umuntu wa danger rero kuba agufollowinga cyangwa se akagukurikira ku rubuga rwawe nyine, urumva ko akurikira company nyuma agahita akurikira nawe. Kuba agufollowinga rero ubuzwi n'abantu benshi kuko account ye ni account bisorwa n'abantu benshi bagiye batandukanye bo mu ngeri zitandukanye. Sasa rero ndagira ngo twiganirire wowe tubanye kuva natangira video kugera kuri uyu munota, wowe ubyakiriye ute? Urabona ushyigikiye urukundo rwa Aria Cool ndetse na Rugumi cyangwa warushyigikiye urwa Mutesi Jolly na Rugumi? Ngayo nguko rero nibiri gucishikana ku mbuga nkoranyambaga twiganiriraga, by'umwihariko twibanda nyine kuri iyi story, ariko duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ariko nyaboneka nukundi ibyo dukora ukaba ari ubwa mbere ugeze hano, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro abigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane by'umwihariko wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye kugera kuri uyu munota. Imana iguhe umugisha cyane, hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao, Imana ibarinde.